Hallelujah, hallelujah. Imana ishimwe cyane. Amen, amen. Amen, 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 amen. Ishimwe cyane. Hallelujah, hallelujah. Amen, 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 amen. Hallelujah. Uyu mugoroba rero ndashima Imana ko mwaje murambabarira abantu
ahangaha ibintu by'amadiwari bari gusakuza nanjye bisigaye bindwaza n'umutwe kubera ibintu baba baturaguritse ariko ni mu byumba nyine ntibibakange nta birenze. Ariko hari ikintu nshaka ngo dusengere twese hamwe. Ndabasabye abantu bashobora gushiraho mikoro, murashiraho mikoro, dusengera aba bantu. Hari abantu muri iyi fellowship turi kwiga gusenga pe, turi kwiga gusenga kandi ibyo bintu turi kwiga, ariko abantu turi kumwe nabo bari guca mu bintu bikomeye mu buzima bwabo. Babona turi kwiga gusenga tubabwira yuko ibintu byose twabihawe, bakagira ibibazo byinshi mu mitima yabo. Sinzi niba turi kumvikana, ariko ndabizi ko turi kumvikana. So dufite abantu muri fellowship, abantu bamenye yuko ari umugisha. Duhora tubibabwira Hope uri umugisha, Peace Montana uri umugisha, akabyumva pe, akamenya ko ari umugisha. Ariko yareba situation ziri mu buzima bwe agatangira kugushiraho question mark. Ariko se Emma ko yavuze ngo ni umugisha, turi umugisha, umugisha uri hehe mu buzima bwanjye? Reka nizere ko muri kunyuma. So ndashaka nkatwe twarize ngo imbaraga zihindura ibintu bikajya ku murongo ziri muri twebwe, sibyo? Ngiye kubasaba duhagararane n'aba bantu bameze gutyo, tubasengere Imana, sibyo? Dusenga Imana ibiyereke, bamenye ko twize ijambo patience good. Bariya patience twabyize mbikira hariya mu Kinyarwanda twabyize, ndabyibakiwe. Ikinyarwanda cyo gukoresha kirabuze. Kwihangana, Imana ishimwe cyane. So Imana ibahe kwihangana kandi bagire kwizera muri byo, bareke kugira double mind, two minds nk'uko Papa Olympe yabitubwiye. Bamenye yuko byose ibyo bakeneye byose biri muri Kristo kandi babihawe. Igisigaye ari manifestation, kandi imbaraga zizana manifestation ziri muri bo. Nibo bafite ku making a power available mu buzima bwabo, ibintu bigahinduka. So natwe nk'itore, nk'uko ari abantu bo mu itorere rya, ndashaka ngo duhagarare uyu mugoroba, turatwara only 2 minutes dusengera aba bantu, tubafashe, sibyo? Tubafashe. Ushaka kuba atari wowe, ariko hari abarimo nyine, ntago nagenda mvuga ngo izina ry'umuntu, ariko hari abantu barimo bameze gutyo, bari kuri that extent. Unandiki ukamuga turi umushaka kubwata, ariko se Emma wajyureka akanaguseka, tumugisha we ko nta mugisha mbona muri famille yanjye. So ndabasabye, ariko muri icyo gihe tugiye gusenga, ngiye gusaba Peace Montana abari we udufasha. Nanjye ndasenga n'abandi bose turashiraho mikoro, ariko Peace Montana ndashaka ngo dufashe dusengera aba bantu, tubafashe nkuko Paulo yabwiye abantu uti rira jambo ryarane ngo strive with me. Ikinyarwanda cyari gikomeye, ikinzi ijambo ry'ikinyarwanda bakoresheje aho ngaho. Paulo ari kuvuga ngo strive with me in prayer, ngo ni mushishikarane nanjye. Imana niba ari ugushishikarana, niba ari yego niryo jambo bakoresha muri Bibiliya y'Ikinyarwanda. So ndashaka ngo dushishikarane nabo, dusenga Imana ibakomeze, kandi n'ibintu mu buzima bwabo bibe aligned. Reka ndeke kuvuga amagambo menshi, tuyobore dusengera aba bantu. Amen, amen. Reka dutangire dusenge kandi turizeye mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe, kandi manifestation will happen in faith. Mureke dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, rendo shatere de sai na horia Ayana mando kuka karamando kere pasatoria mando kuzairo reka shukani mando sentana bo kera baba pasataria reka baba pasataria reka kontere baini mando kera baba pasataria mando
turagushimiye mwami wacu, tugushimiye ko wafashe imbaraga zose ukazishyira muri twebwe, abakirinzi yabahaye imbaraga zuzuye kandi ukaduha ubutware n'ubushobozi mu gutegeka byose, ubutware bose natwe turahanye turasohoza abana b'Imana muri uno mugoroba turatsenze dusengeye itorero ryawe, dusengeye abana b'Imana kugira ngo ibyo barimo kugira barimo byose tubirana ku mugabo w'umugambi tuzeho nawe n'izina ryawe nta mugambi w'ukuriye umuntu mwami n'abavuga ubuzima bw'umuntu twakuyeho igihe kugera niyo mpamvu nakosa kandi dusenze kuko abakuwe rwose tukumva no mu bibazo byose usanga abana bawe amahoro batanze abagereho muri kano kanya mu izina ryawe, abagereho bakira amahoro yawe, bakira ibyishimo byawe, bakira imigisha yose turabona muri Kristo Yesu, ndakurinda umwanya w'imbaraga zawe, bakire hamwe ubuzima bwabo, imitima yabo ihumuke, amasuko yabo ahumuke, kandi witwese umumaro kugira ngo ibyo bakawe mu modeli bibe mandezi ku buzima bwabo, mwami twashishikaye ko tubona ariko turabizi imbaraga zo guteka zibasha gutungura ibintu zikabiromorera Kristo, niyo mpamvu twinjiye kugira ngo n'imitekerereze yose mwami kandi tubashe kubona ibyo twaberewe muri Kristo, ako kanya turasenga mu izina rya Yesu kugira ngo twese turekere ikibaberewe muri Kristo Yesu kandi tubashe kubona izina rya Yesu kugira ngo bose bagire amahoro yawe, kugira ngo bose babashe kubona ikibazo kugira ngo bose babashe ijambo ryawe ritubwira ritubwira ko twakuwe mu mbaraga z'umwijima, ritubwira ko twakuwe mu muvumo wose, niyo mpamvu duhagaze mu mucyo w'itangaza, duhagaze mu bwiza twahawe nawe, turagushimiye ku bwiza rwashimye ko bakurikije nta kintu na kimwe kizagumana natwe kuko ubukore n'ibirima ntibijya bibasha kubana, niyo mpamvu ndetse kugira ngo umucyo ugaragare mu buzima bwabo, ugaragare mu miryango yabo mu izina rya Yesu Kristo. We thank you, Jesus. We give you the glory and the honor in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Amen, amen. Imana ishimwe cyane, uri umugisha. Peace Montana, uri umugisha, n'abasenze mwese muri umugisha, kandi nituzajya tubona uri mu gusenga, uri ufite time yo gusenga, please uphold other people in your prayers, sibyo? Ntukajye wisengera wenyine ngo wibagirwe abantu muri famiye hamwe nabo. Please uphold them. Dufite abantu benshi cyane bari guca mu bintu bitandukanye ariko badashobora nyine kuza kukubwira as individual, ariko nyine hari ibintu nyine bituma badautinga ubutumwa bwiza tubabwiriza ahangaha, so dukomeze tubigishe kandi tunabasengere. Amen. Ngiye gusaba Beta ashireho mikoro ye adufashe mu guhimbaza Imana, ubundi ndababwira icyo turakurikizaho. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Mureke dufatanye umwanya wo kuramya no guhimbaza Imana binyuze mu ndirimbo. Yesu Kristo nshuti magara, ni wewe nyine wankuye mu mwijima. Yesu Kristo nshuti magara, ni wewe nyine wankuye mu mwijima. Ndi guhamya ibyo yakoze, yangiriye njye umwana w'umuntu. Ndi guhamya imbabazi ze, yangiriye njye umwana w'umuntu. Imirimo harungore
data sinyifite guhangayika Yesu ambereye maso imirimo harankorera Yesu zahora mwirata sinyifite guhangayika Yesu ambereye maso ambereye maso ambereye maso sinyifite guhangayika Yesu ambereye maso ambereye maso mbega imbabazi mbega urukundo rutagira akagero ngize uwa Yesu ubundi ndaririmba urukundo mbega imbabazi mbega urukundo rutagira akagero rwagize uwa Yesu ubundi ndaririmba urukundo haleluya 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 ubundi mwena Yesu urukundo rwiwe nanjye rwangezeho naraganye na Kristo haleluya 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 ubundi mwena Yesu urukundo rwiwe nanjye rwangezeho naraganye na Kristo natewe muri we nahishiye muri we nzi yuko ntazigera nyeganyeza kuko ndi muri we nzera imbuto nziza urukundo ndetse no kwihangana kugeza ubwo nzagera iyo mwijuru amahoro mbega imbabazi mbega urukundo rutagira akagero ngize uwa Yesu ubundi ndaririmba urukundo haleluya 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 ubundi mwena Yesu urukundo rwiwe nagerwa ndetse haleluya 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 ubundi umwe haleluya haleluya Beta Diana muri umugisha
murakoze cyane kudufasha uyu munsi. Sinzi niba twagize abashitsi, ariko muri iyi minsi turi kuza dukerewe, sinzi impamvu, ariko ako kantu tugahinduremo, dusigaye tuza dukerewe kandi mukaza umwigisha ari hafi gusoza. Ntabwo ari byo rero, duhinduremo nyine, duhinduremo. Abantu bazi ubutumwa bwiza, ibintu byose tubikorera ku murongo kandi tukabikora neza. Rero ibintu byo kuza late ntabwo ari byo. Ndi kureba abashitsi, hari uyu muntu winjiye witwa, mu cyongereza tumwita Lia, cyangwa mu kinyarwanda niba mubita ba Leya, I don't know, yitwa Iranezeza Leya. Washiraho mikoro yawe ukadusuhuza, ukatubwira uwakuraritse, tukamusabira umugisha. Murakoze. Umuntu wandaritse ni Lorette, ariko nyine no mu busanzwe nyine naje muri korali ya Eniako, ndi umuririmbyi mushyashya. Wow, uri umugisha kandi iyo korali turayikunda, ni famiye yacu. Mama wayo ra uwo bita Mere yaje uyu munsi. Uwineza Faustine rari. Turabakunda cyane kandi muduhesha umugisha muri iyo korali. Kandi ni karibu, dusenga buri munsi saa 12:15, ni karibu cyane kandi uhabwa umugisha sheri wangereya. Yego. Amen. Sinzi niba hari undi mushitsi waje uyu munsi. Ivete nari ngukumbe, ariko ejo waradushuje, uri umugisha. We love you so much. Next time ndashaka kukumva uririmba. Yego. Nabo. Amen. Peace kuseka. Rata turabivugana mu gikari, ejo ni wowe uzaramya. Amen. Muri umugisha, reka dusabe. Nkuko nari mbivuze, reka twumve ijambo ry'Imana, tureke gutinda. Reka nsabe Diana iradukunda, shiraho mikoro yawe usenga Imana, twumve ijambo. Hallelujah. Amen. Reka dusenga kuko ijambo tugiye kumva. Oh Father in heaven, Father living in us, we glorify your name. We praise you. I pray that for the word we are going to hear, let them reka ijambo mwami tugiye kumva ni ijambo bavuze ngo ni ubugingo kandi n'umwuka. Hari byinshi rigiye kubaka muri twebwe kandi amatwi yacu reka abyumve neza nk'uko data ubishaka. I believe, ndabyizeye ko hari byinshi bigiye guhindura muri twebwe from the spirit, ribyubake rigere on our soul kandi bigere to our body, bigaragare physically, bigaragare bose aho turi ndetse naho tuba. Ndetse ndakwinginze ngo mwami mwigisha wawe siwe ntago ari we, ahubwo ni Kristo uri muri we, niwe ugiye kuvuga ibyari mysteries bikahinduka biri revealed kuri twese. Reka buri wese uri hano mwami umuhe kuba yawe positioned in your realm kugira ngo acyumve neza kandi bizamubere umumaro kuri twese. Ibi byose tubisabye twizeza Yesu Kristo umwami wacu kandi ko byabaye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Come on, reka dushire ibiganza byacu twakire Papa Freddy. Papa Freddy turakwakiriye, uri umugisha. Murakoze cyane, kandi namwe muri umugisha kubagira ni iby'igiciro, kuko muri mwe habitse ubutunzi bukomeye cyane, kubumenya no kubwitaho biruta kugenza ifeza n'izahabu bya hano mu isi abantu benshi babiri icyo yabashakisha, kuko ifeza n'izahabu bitakaza agaciro kabyo, ariko ubutunzi buri muri mwebwe ni ubutunzi burimo kandi buriho buzahoraho. Kubuhishurirwa ubwabyo byatuma umuntu wese abagira inshuti ahereye ku murongo. Imana ishimwe cyane. Ari ukuntu Imana abantu benshi kera twajyaga abantu bavuga ngo Imana avuze ngo izatwishyura n'abakomeye. Imana yanjye, imitekerereze y'umuntu wa kera agatsindwa. Wagira Imana wabona umuntu ngo wajya ahantu muri kurya amafiriti ugatangira kumva ngo Imana yaravuze ngo izatwicaranye n'abakomeye cyane, ariko sinzi
abakomeye uburyo isi ibafata byanduje abana b'Imana, tugira ngo ahari abakomeye nyine kubera ko bafite ibi ABCD nibwo gukomera, ariko abakomeye na abo Kristo arimo, abo Kristo atuyemo, abo bantu barakomeye, abo bantu barakomeye cyane. Imana ishimwe cyane. Ndumva mfite umunezero mwinshi cyane, mfite n'agahinda ko mu buryo bw'umwuka, ariko reka nze indirimbo ndirimbe nanjye ndirimbe indirimbo. Ni ibice bitatu by'indirimbo ya 36 muri kantike muzo biti zo gushima izagakiza. Nageze ku mwami Yesu, none mu mutima wanjye ari mwizuba ry'ubuntu rimurika iminsi yose, umutima uraririmba yuko nabohowe rwose, negereye umwami Yesu, ndirimba n'umunezero, negereye umwami Yesu, ndirimba n'umunezero, umuriri w'ubuntu bwe uri mu mutima wanjye, agakiza ke muri jye ni nk'umuraba mu mazi, umutima uraririmba yuko nabohowe rwose, negereye umwami Yesu, ndirimba n'umunezero, negereye umwami Yesu, ndirimba n'umunezero, none umwami Yesu Kristo namubereye ubuturo, ndetse nahawe umufasha, umwuka w'isezerano. Imana ishimwe cyane. Cyama abantu bagahishurirwa mu buryo budasanzwe. Yeremiya niwe wigeze kubona ibyo Isirayeli yigira yikora, aba ngo icyama amaso yanjye akaba isoko y'amarira, nkarira abantu banze kumva, nkarira abantu byari bimugoye. Holy Spirit rero hari ibintu byinshi cyane, bigrivinga Holy Spirit. Mu kintu kigrivinga Holy Spirit ni ukubona turi buturo bw'ubutunzi butarondoreka, ariko imiyaga n'imihengeri n'ibinyoma by'isi bituzengurutse bikatubuza guhagara ngo dushikame nk'ibyo byiringiro. Ariko icyama abantu bagahishurirwa ubutunzi bukomeye cyane buri muri bo. Tumaze iminsi tuganira ku ijambo ryo gusenga, ijambo gusenga. Maybe bitewe na situation navuga ngo Holy Spirit ari kumanifesta muri je bishobora no kurangira ibyo nateguye naje kubitransmita mu buryo bwose bushobotse, ariko tumaze iminsi twiga ibintu bikomeye cyane. Yesu Kristo baramwegera abigishwa biwe muri Luka ibice 11 umurongo wa mbere. Sinshaka ko dusoma, sino nateguye, ariko baramwegera baramubwira ngo twigishe gusenga. Nimukurikira ntabwo bavuze ngo twigishe uko basenga, oya, baravuze ngo twigishe gusenga. ngo kuko abigishwa ngo bitegereje abigishwa ngo ba Yohana basanga barasenga. Mpamya neza ko bari babitegereje. Kwitegereza bivuze ngo nabo nimba bifite value cyangwa se bitanga umusaruro baba barabikoze. Ariko muri life ya Jesus Christ mu buzima bwe yabaye mu buzima bwo gusenga, barabwitegereje babona ikintu gitandukanye nuko abigisha ba Yohani basenga. Ndetse ari na Yesu Kristo ubwe yaravuze muri Matayo 6 aho ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya, ntimukamere nk'abafarisayo.
Yesu Kristo nawe yitegereje imisengere y'abafarisayo. Abigishwa si uko batari bayizi iyo misengere y'abafarisayo, bari bayizi cyane ko n'ubundi niyo bakuriye, ariko ntibigeze bavuga ngo twigisha nk'uko abafarisayo, abigisha abafarisayo ngo batwigishije gusenga bumve yuko bihagije, cyangwa se abigisha ba Yohana hari icyo babonye kuri Kristo Yesu. Mana ishimwe cyane. Hari ikintu muri education kivuga ngo we teach by example. Kwigisha biturutse mu ngero ni ikintu cya mbere. Iyo utanze urugero ni ikintu cya mbere cyorohera abantu, ni ikintu cyoroha mu gutransmit message cyangwa se mu gutambutsa isomo. Yesu Kristo ubuzima bwe bwari ubuzima ubwabwo bwisobanura. Imisengere ye yari itandukanye n'imisengere y'abandi bose. Abigishwa hari icyo bayibonyemo, kandi hari manifestation bayibonyemo, hari umusaruro bagiye babonamo. Baramwegera bati twigishe gusenga. Mana ishimwe cyane. Hano kuri no platform ntabwo iminsi tuyimaze twiga uko abantu basenga, tuyimaze twiga gusenga. Mana ishimwe cyane. Tuyimaze twiga gusenga. Mpamya nanashidikanya ntabwo tuteze kuzabireka. Abantu benshi nagiye mbona ba motivated yo kwiga skill knowledge, bakayisobanukirwa, bakamenya ibintu uburyo babitondekanya, uburyo bwose umurimo wa Yesu Kristo bakagenda babuvuga mu buryo bwose, bakaba bawusobanura mu buryo bwose bugaragara, mu buryo abantu batega amatwi. Ngo hari umugabo witwa Apollo yari azi gutransmit message, azi gusobanura Yesu, ubutumwa bwa Yesu Kristo, ngo ariko atarasobanukirwa neza iby'urupfu n'umuzuko bya Yesu Kristo, ntabwo yari bwabihabwe ngo abisobanukirwe, ndetse yagombaga no kuzwa umwuka wera. Hari ikintu bamubonyeho Priscilla na Aquila, babona ni byiza, ariko bajya n'ikindi bamuhishurira. Imana ishimwe cyane. Rero mbere y'uko ino topic izayo gusenga, hari izindi topic twatambutseho zari z'umumaro zikomeye cyane, kandi zari zuzuye ubutunzi bukomeye cyane. Navuga ngo ino topic yaje mu gihe aho tugomba guparatika. Nimba abantu bashaka kumva ubutumwa bwiza ariko badasenga, n'ubundi nta kizababuza gutaka, kuko kwiga ijambo ry'Imana, gusobanukirwa ubutumwa bwiza, kugira sound mind nibyo, ariko nimba hatabayo prayer, listen me, munyuve neza, we don't believe in prayer. Ntabwo nizera amasengesho kimwe no kutizera amasengesho, ahubwo isengesho, gusenga nibwo buryo bwonyine bwiza bushoboka bwo gufata cya kindi twakire mu ijambo ry'Imana, ya sound doctrine, kugira ngo ibe manifeste, kugira ngo tuyactivating our relationship with fathers, isano dufitanye n'Imana ribe activate kandi ribe manifeste, ndetse fellowship yacu n'Imana ibe activated, communion yacu n'Imana n'Umwuka Wera bibe activated. Nibwo buryo bwonyine bizashoboka. It's possible through prayer. Ntabwo turi gusenga ngo dushake imbaraga. Oya, really. Mana ishimwe cyane. Nakoranye na Emma ubushize arabisobanura mu byakozwe n'intumwa 1:8. Nawe so nateguye. Imana ishimwe cyane. Uretse ko twanahavuga, ndumva uyu munsi hari ikintu kidasanzwe. There is a ndumva since hari uburyo twasenga, hari uburyo twasenga mu buryo budasanzwe. Yesu Kristo ngo arabwira ngo Umwuka Wera, asobanura iby'Umwuka Wera, ngo muzahabwa imbaraga, murakoze cyane, ngo icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira. What happened? Zapola zinkiya zemano shakiya bini. Ni bande yabwiraga abagabo bamubonye atubura imigati, twe nabyo twigeze tubona. Yabwiraga abagabo bamubonye asenga, yabwiraga abagabo bamubonye ubwiza burabagirana ku musozi wo guhindurirwamo, bumva ijwi rivuga mu ijuru ribabwira ko atari Mose bagomba kumvira, ribabwira ko atari Eliya, ntabwo ari abahanuzi sa nubwo ari Mose, ahubwo abo bose bafite uwo bavugaga yuko ariwe bakwiye kumvira. Babona ubwiza bwe, babonye byinshi, babonye abambwa,
kandi bamubona no kuzuka baramubona, bari bafite byinshi, yari yarababwiye uburyo bwose bushobotse, arabasobanurira, bamwumvishije n'amatwi yabo, bari babitse amakuru menshi yo kuba bari kuvuga, ariko aravuga ngo nimugende murindire kugeza ubwo muzambikirwa imbaraga, kugeza ubwo muzahabwa icyo data yabasezeranije. Zepotarabimanoshaya sinisekeya. Ntibyari gushoboka, n'ubu ntibishoboka ko abantu bashobora kubaho ubuzima bw'umuzuko bataraciye izi mbaraga, ntibishoboka. Izi mbaraga narindi gusobanura ngo we don't pray for power, we pray from power. Ntabwo turi gusenga dutaka imbaraga, turi gusenga kugira ngo twactivating imbaraga. Izi mbaraga zitandukanye n'izindi mbaraga. Lesankia bimandoshaya. Nabonye umuvandimwe mwene data ngino minsi ataka kuri social media n'ahandi hose avuga ngo uburwayi bwabaye ikibazo mu muryango we, biramurambiwe. Ndarira ndibaza ngo nimba ari itorero ryo mu Rwanda rigeze aho basabiriza abantu, abakristo bavuze Kristo ariko bakamuvuga mu bitekerezo, mu magambo atarigeze yimanifestinga mu buzima bwabo. It's so enough, birahagije. Abakristo twadukwiye kuba wake up, tugahaguruka. Selebo shankita ya bimanova zenekota bienekota labaya zele shanki ya bimanovasia cyo ayitunza ubuntu busaga de saki ya bimanoshaya. Holy Spirit yabyitegereje agahinda karamwica, yitegereje abantu bosaya miniketa yabi zelebo shaki ya biman. Imbaraga Yesu yavuze ziri above y'imbaraga z'amafaranga. Abantu bari kurira kubera amafaranga, nyamara twahawe ikiruta amafaranga. Imbaraga yavuze ziruta kuba abantu batwemera. Se abantu bashaka kukwemera tumworo bakakurijegitinga. Zepotara simeneke yashini. Kubera icyo abantu bacika intege koko. Je ndi kuvugana Emma, really sorry abantu bakubabarire kose. Ari ibintu bibabaza cyane. Nakoze mariage imyaka 3 irashize ntarabona umwana. Sinigeze nshika intege, sinigeze nsuzugura ubuntu bwa Kristo. Still now I'm in prayer, I'm in consistency. Yes, I see my children, but I still pray to receive my children. Ni ikihe kintu navuga ngo giteye ikibazo kuruta uko umuntu yakwakira children, ku buryo navuga ngo fasha ibyo Kristo yatanze mbihinduje ubusa akantu kari toto? Please, what's happening? Sinigeze ntakaza kwenjoyinga kwanjye muri Jesus Christ. Kuki abantu bacogojwe n'utuntu turi very very simple, ariko impamvu birahari. Pawulo yarayivuze ngo twabwiye ubutumwa nk'abandi bose mu Baheburayo 4, ariko ntibigeze babyakirana umutima wizeye. Babyakiye nk'inkuru zabyenda gusetsa sometime, inkuru ya Saudinze abantu bakoma amashi, ariko ntibigeze bamenya ko ari ubutumwa bwiza. Pawulo yavuze ngo erega ubutumwa bwiza ni bunkoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana hesha umuntu wese wizeye gukira. Ni muri bwo tubasha kubonera gukira, ni muri bwo tubasha kubonera guhembuka, ni muri bwo tubasha kubona refreshing, ni muri bwo ari mu gikombe cy'umwijima abasha kumurikirwa. Umuntu wanditse agatabo k'umugenzi warishuriwe Johani Bunya yigeze kugera ahantu ajya mu gikombe cy'ishidikanyamana kibaho, umuntu agashidikanya ku mbaraga z'Imana. Byabaye no kuri Yohani Mubatiza ashidikanyaho, arahagera biramukomerana. Basobanuye revelation iyo viza uburyo ari mwiyerekwa. Agera ngo hari imitego, ibintu bitoroshe, hari ibinogo, hateye ubwoba, ariko ngo yumva abandi bantu bavuga ngo nubwo nanyura mu gikombe cy'umwijima sinzatinya ikibi cyose, kuko inkoni yawe n'ishyimbo byawe biramuhumuriza. Johani Bunya aravuga ngo Nelebo sakia bimande shaya. Ngo ese muri cya gikombe cy'umwijima, muri bya bibazo, sijye jyenyine urimo, harimo n'abandi kandi bafite ibyiringiro.
kuki dushaka gutakaza ibyiringiro? Ntabwo ari mwebwe mwenyine ibintu bitaraba manifesite, ntabwo ari muri mwe mwenyine ibintu bitaragenda neza, ariko nidutakaza ibyiringiro, ntiduhindura ubusubuntu bw'Imana. Umurimo Kristo yakoze uruzuye, urahagije kandi urihagije muri twebwe. Zepotarabimando shaya zepola vi enekotaya zapi ekotrabayashini maravi sankiya bimando shaya. Paseri wanjye aze kumbabara, ndumva bishobora kuza kurangira dusenza Imana, kuko the Holy Spirit as elebo shakiya bimando shaya menebo shaya. Iyi platform twayakiriyeho byinshi. Nashimira Imana uyu munsi nkazamura amaboko, aho ndagushimira ko wamuje na bene data. Nahabonye ibiruta za miliyoni, nabonye ibiruta by'isi yirirwa ibyinabyinamo, nabonye byinshi uyu munsi wa none. Ntapfusha ubusa ngo ngire uwo mpindukire mubwire ngo ese ngo kuki pasiteri we ngo watubwiye ngo twahawe umugisha ngo none meze bite? Ayiwe, nabonye byinshi, naboneye umuco, nakiriye umuco, birenge byanjye byaramurikiwe. Hari igihe tudaha agaciro ijambo ry'Imana. Mu Baheburayo 4:16 murongo, Imana ishimwe pastor wacu wateguye ino topic akayihereza kuri flyer. Uriya murongo mu Baheburayo ibice 19:22 ndetse bagashyiramo, ndibuka ni Papa Nyangezi yashyizemo Baheburayo 4:16 ngo nuko ubwo dufite ngo nuko twegera intebe y'ubuntu cyama tugasobanukirwa. Nuko twegera intebe y'ubuntu icyama abantu bakumva ino ntebe yariyo. Ayimana we, intebe y'ubuntu naze mva ndashaka gusobanukirwe, habe gusobanukirwa icyo ubuturo bwera bwasobanuraga mu birebana no kuba twakura mu gusenga. Iyi ntebe y'ubuntu nicyo kimwe n'intebe y'ihongerero, nicyo kimwe n'intebe y'imbabazi we. Ayiwe, yari ahera cyane, yari intebe idasanzwe, ntabwo ari intebe yabonaga na buri wese. Nta kintu ino ntebe ivuga umurimo Kristo yashoje. Yasobanuraga imbabazi n'intebe y'ubuntu. Si ntebe twakuriyemo. Wasanga bateraga hasi y'imiryango, bateraga intebe tukinjira tujugumira, tukavuga ibyo tuvuga, yewe umuntu agahimba n'ibintu kugira ngo nibura ave imbere y'abantu bitwa ngo ni igikarabiro. Barashinze igikarabiro ku nsengero zitandukanye, cyangwa abantu bagasobanukirwa koko bakamenya ubwiza. Pawulo wasobanukiwe anatwe adusangiza ishurirwa, ahubwo nuko twegera intebe y'ubuntu, si ya ntebe y'amategeko, aho umuntu bakubwira ibibazo ngo turabona byagenze uko. Oya, twegera intebe y'ubuntu, aho watubabariye atatugishije inama, aho twikoreye ibyaha bitarindiye ko haba negosiyasiyo, aho wadufasha twunga n'Imana yabikoze adashingiye ku kindi kintu. Hari intebe tuzajyamo twinginze, hari intebe twagiye dusoma mu byasi bene zo biragorana, hari intebe twagiye dushakisha uburyo tuzigeramo biranga, ariko Bibiliya ijambo ry'Imana riraduhishuriye ngo mwegere intebe y'ubuntu mudatinya kugira ngo mubone mwakira imbabazi. Ijambo bita imbabazi ni ijambo naryo kenshi na kenshi ryumvwa nabi, ryumva mu buryo abantu bakaryumvamo bakoresheje uburyo buri kanari. Imbabazi dutanga rimwe na rimwe, twebwe uyu muntu aguhemukiye wamubabarira, si n'ibintu bisanzwe. Ariko izi mbabazi zo kuri ino ntebe y'ubuntu muzitandukanye n'imbabazi abantu batanga. Umuntu yakwibuka mubara ubusambo bwe, ariko nacyo wamufasha ku busambo bwiwe. Nyamara izi mbabazi twakira ku ntebe y'ubuntu ni imbabazi twakira, usibye kuduhanaguraho, usibye kudukiza, zikanadutandukanya cya kibi icyo ari cyo cyose, zikanadutandukanya na any addiction, zikanadutandukanya na za ngeso mbi zose. Waca ngo nihagira icyaza kikanesha inzira yawe,
kikandemera muri uru rugendo uzaza uca uwo mugozi intebe y'ubuntu imigozi yose iracibwa ibyagiye bifata umwanya mu buzima bwacu bikagenda bigira ijambo mu buzima bwacu ku ntebe y'ubuntu haturuka imbabazi zica iyo migozi yose mwana w'Imana akabohoka kagenda yuzuye indirimbo za buri nishimwe n'ibihimbano by'umwuka mu cyimbo cy'amaganya lebo shakita la bimendova yasini zelepota shiki yazini mandoza ya levo saki ya beneko nereza kota shia twegera intebe y'ubuntu lebo shaya murongo uri kuri flyer uri principal haba ngo nuko rero ubwo twinjijwe ahera cyane ayimana we ubwo twinjijwe icyama ngo dusobanukirwe ko twinjijwe ubuturo bwari bufite mu rugo bwari bufite ahera ntabwo bavuze ko twinjiye mu rugo ntabwo bavuze ko twinjiye ahera ahubwo twinjiye ahera niho twinjijwe n'amaraso ya Yesu Kristo aho hantu twinjijwe nta nduruzi havugira nta maganya agomba kuhavugira kuko waraciye mu rugo rw'ubuturo hari igicaniro cy'ibitambo bikongorwa hasobanura umusaraba Kristo yabambweho aho yabambwe akikora ibyaha byacu byose agatanga agakiza karimo any provision ntabwo dusenga ngo dusabe kurindwa ahubwo dusenga kugira ngo twagitive kurindwa twahereye muri Kristo Yesu ubwo yari ku musaraba Mana ishimwe cyane selebo shakia vimandosaya aho ngana mu rugo hari n'igikarabiro boshaya abantu bashaka kuzasoma ayo magambo bazasome mu Kuva ndumva ntafite umwanya wo gusoma amagambo yose tugiye gusenga mu Kuva 25 kugeza 40 bazasoma ibirebana n'ubwo buturo bwose cyasobanuraga umurimo Kristo yakoze kandi umurimo yakoze akarangiza hari n'igikarabiro bakarabiragamo amatambwe bene Aroni bagakaraba bisobanura iki Yesu Kristo muri Yohana 17:17 ngo that ubejeshe ukuri ijambo ryawe ni ryo kuri datubeze igihe cyo gusenga ni umwanya mwiza dusobanukirwa ko ijambo ryatwejeje uko ijambo ry'Imana turifashe riratweza ntushobora gusenga bitandukanye n'ijambo ry'Imana imitekerereze igomba gutungana hakaba repentance hakaba guhindukira imitekerereze twahawe imitekerereze duhabwa n'isi iyo mitekerereze tukayihana tukaba mu rugo rw'ihema rw'ubuturo tubirangije haba gahera zepotashia mimandosaya ahera hari ibitereko by'amatabaza bifite intuza 12 byasonga imiryango ya Isirayeli ariko ikintu cya mbere cyaba y'amatabaza ahora yaka bakayacana igitondo n'umugoroba byasonaga umwuka wera Yesu Kristo aravuga muri Yohana 8:12 aho ngo ndi umuco w'isi Yohana 8:12 aho ngo ndi umuco w'isi umuntu nankurikira tazigera agenda mu mwijima na hatoya tiboshakita la bimendova yasia prayer yacu ni igihe dusobanukirwa ko nubwo umwijima wabugara never twahawe umuco kandi umuco utazima twihabwa orientation n'isi ngiduhereze vocabulaire dukoresha mu guse oya twahawe umuco Mana ishimwe cyane habaga n'igicaniro cy'imibavu representing the worship and the prayer reboshaya mwino minsi twasobanuye gusenga mu mwuka ntibishoboka gusenga mu buryo buri effective agiye abantu batarekuye ngo basenge mu ndimi basengesha umwuka basenge mu mwuka mu buryo bwo gukoresha ani nawe unitange aho twakira spirit yacu ikagenda contact na spirit y'Imana
tugahabwa new vocabulary, tugahabwa new direction, tugahabwa new plan, tugahabwa vocabulary, tugahishurirwa, tugahabwa revelation. Sepola simendo shaya zene kotaya bini telepota skia bimando shaya. Cyari kwijambo rivuga ngo ubwo twinjirwa hera cyane, ntabwo hera cyane ari ahantu bapfaga kwinjira mu kabyaramo, ntabwo ari ahantu bapfaga kwinjira, n'umutambyi wahinjiraga byabaga bitoroshye. Bola sikia bemando shaya zelebo shave mando saya. Ubwo twinjirwa hera cyane n'amaraso ya Yesu Kristo. Iyo twinjira hariya hantu ugomba kugenda ufite mindset. Abefesi igice cya mbere umurongo wa 4, Ebosha Abefesi igice cya mbere umurongo wa 4, ahera mindset zihabera. Mindset igomba kuba manifest hariya ni iyihe? Abefeso 1:4 ngo nkuko yadutoranyije muri we isi itararemwa mwoka byaramo. Ahera ibyo tuwabona ni ibyakozwe isi itararemwa, ni ibyagambiriye isi itararemwa. Imyaka 2020 nishize tuvuga ngo Yesu yarabambwe, ariko muri mindset y'Imana Yesu yabambwe isi itararemwa. Umwanditsi w'Abahebureyo yaravuze ngo icyo gihe yaza kwinjira mu buturo bwa hano mu isi, aba yarinjiyemo uhere ku kuremwa kw'isi, agatanga uhere ku kuremwa kw'isi. Icyo gihe akabazwa uhere ku kuremwa kw'isi, yerekanye ku mperuka y'ibihe kugira ngo asohoze icyo Imana yari ifite mu mitekerereze yayo itaraturema, isobanurire abo twagomba kubabo. Nk'uko yadutoranyije muri we isi itararemwa, kigira ikintu kiduhungabanya. Kuba ibintu bitagenze neza si impamvu yo guhungabanywa, no, yadutekereje, yadutoranyije muri isi itararemwa kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere yayo. Ahera nta bintu by'umugayo, hagomba kujya imitekerereze yuko turi habaye umurimo wa Kristo wabaye total complete, twuzuriye muri we, nta kintu na kimwe cyasigaye. Turabera, turabaziranenge. Ibyo yabigambiriye kubw'ubuntu bwayo. Umurongo wa 5 kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo, tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza bushake bwayo. 6 kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye umukunzi wayo. Imana ishimwe cyane. Ubuntu bwayo butagira akagero ubwo yaduhereye umukunzi wayo bushimwe. Hari abantu nigeze kumva ngo abantu ngo reka ngo dusenge ngo tubone feva ku bantu, ngo reka nsenge ngo feva ngo dusenge amasengesho ngo kugira ngo feva ngo nzagire feva kuri runaka, reka nikoreshereze sisa wanjye tuziranyeho feva kuri Emma, nkoreshe pastor wanjye tuziranye, ngo nkoreshe ngo mbone feva kuri Impano, mbone feva kuri Olympe, mwoka byaramo. We are highly favored. Twaboneye ihirwe risumbira indi hirwe muri Kristo Yesu. Twemerewe muri Kristo Yesu. We are highly favored in Jesus Christ. Twabonye ihirwe risumbira ihirwe twavana ahandi hantu ahariho hose. Berezo ketaya. Ntabwo ubutunzi bwacu bubitse mu bantu, bubitse muri Kristo Yesu, kandi Yesu Kristo ari muri twebwe. Bastikia memando shaya la bisalebo mando vaskia bashikia benekotala ribo shaya mimando vayasini zerebo shakia bimando saya zerepotasia bimando shaya. Tugiye gusenga kwenda sinenda gupfa, tuzabyiga ibyo nateguye, aho nenda kujya tuzabiganira. Basi twize byinshi cyane. Ubwo twinjizwa hera, ubwo twinjiza hera cyama abantu icyama tugahishurirwa ijambo. Ubwo twinjizwa hera, ubwo twinjizwa hera, ahera cyane.
tukayinjizwa n'amaraso ya Yesu Kristo, tunyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo inyura mu mwenda ukinze ari wo mubiri we, tunyuze mu nzira nshya. Ayuema ereboshaya ebosaketa la vimandoshaya malazikia bemandoshaya borasikia enebo. Variyo yacu kwinjira hera cyane byashize stampu, byashize igikumwe, byashize kashe kuri variyo yacu, ku gaciro kacu. Haleluya, haleluya. Reboshaya, nimba n'uburwayi bukigaragara ntibivana agaciro kacu, cyangwa ngo tubimenye tubisobanukirwe. Bazikiya bimandoshaya, twinjijwe hera cyane, tunyuze mu nzira itirigeze inyurwamo n'abandi bagiye bayitegereza. Aburahamu yarayibonye, ntiyigeze abira icyuya cyo kubaka amahema, cyo kubaka amazu y'ibitabashwa. Yabonye iyo nzira yitegereza. Rebo shakita ya bimandoza ya biniketa rabayasha rebo saya, yarayibonye bituma ajya gutanga Isaka atayishinganyije, yizera ngo yuko ishobora no kumuzura mu bapfuye, abona resurrection, abona umuzuko. Rebo shaya, inzira Mose yarayibonye, abona nyirayo, aramwitegereza aravuga ngo muri mwiza bagukiza umuhanuzi, muzamwumvire. Boshaya bimandoshaya, nubwo Baramu yari yashutswe, ibiguzi bikamushuka, icyama ngo abantu bajye bumva, bajye babona data aradukunda. Ngo Baramu yitegereje, areba muri Isirayeli, areba mu bana ba Yakobo, abona haryamye intare, arayitegereza, haba ngo ndamureba ariko si ubu ngubu. Iyo nzira arayibona, twe twayinjijwemo, twayiciyemo, ubu turimo, aho yatugejeje turahari, twicayemo. Si negosiyasiyo, nta bya none, nta n'ibizaza, nta rupfu, nta badayimoni byadutandukanya n'icyicaro twahewe ahera. Imana ishimwe cyane. Zepotarabimandosha ebo ngo kandi ubwo dufite umutambyi ukomeye utwara inzu y'Imana, ariko icyama tukabyumva, ubwo dufite umutambyi ukomeye. Ayiwe, hari abantu batwara imiryango tuvukamo banze kutwumva, hari abantu batwara district dutuyemo batatwumvishije, hari abantu twita ko bakomeye batwigeze batwumva. Sinzi impamvu tubatakazaho umwanya, nyamara dufite umutambyi utwara inzu ya data, kandi inzu ifite buri kintu cyose, idafite ikibazo na kimwe, hatajya haba transfer y'ikibazo ngo cyananiranye ngo kizabe transfer ku rundi rugereko. Nta kibazo na kimwe gihari, ibibazo byose byamaze kuba completely resolved, nta kibazo na kimwe gihari, raporo y'ibibazo ntikiri aho hantu. Mana ishimwe cyane, ngo twegera dufite imitima y'ukuri, twizera rwose tudashidikanya, imitima yacu imijiro gukurwa kwimenya ikibi, tudashidikanya. Ni ikihe gituma twinjira aho hera nta kibazo dufite? Aho turi ni iki? Abefeso dusoza 3:13, ntabwo amagambo ayo nateguye naho tugiye gusenga. Abefeso 3:13 ni amagambo n'umuri twasomye, haba ngo Abefeso 3:12 ngo muri we nimo duherwa ubushizi bw'ubwoba. Kuki ubwoba bushaka gufata ijambo? Ni kuki ubwoba bushaka kuduha direction? Kuki ubwoba mareza pesha ya bimandova yasin. Higeze kwasobanura amagambo Yesu kuntu yababajwe n'ukuntu uwo bita Petero na Yohana na Yakobo bazamukanye umusozi, bakumva ijwi rivuga, bavuga ngo uyu mwana wanjye. Muri Matayo 17 ariko gato bagira hepfo, Matayo bamubaza ngo ese Yesu atanga ngo umusoro w'idedakarimu washyizweho na Mose. Idedakaramasori wari umusengero kuvuga, wari umusoro kuvuga urusengero. Petero avuga ngo ngarabutanga. Yesu aramwegera mwitegereza ko ati Petero,
harya abatanga umusoro ni bande? Ni rubanda n'abana b'umwami cyane ni rubanda. Ati abona ni rubanda. Ati okay, nimba ari ni rubanda, abana bibere mu mudendezo. Nimo kubwira Petero ati Petero koko nturamenye ko ndi umwana, ntabwo uramenye ko ari jyema si Mose ukabyarawe. Muri Yohani nako muri Luka 9 Yohani na Yakobo bageze hirya gatoya banze gucumbikira Yesu Kristo. Ati niko mwigisha, ati hari umugabo witwa Eliya yasabye umuriro azutwika abantu, guharetse tukawusaba, arabareba arabitegereza. Natwe Holy Spirit ari kutureba uburyo twigishijwe. Poso nama nakora iyo bwabaga, Olempo agakora iyo bwabaga, Pasamana agakora iyo bwabaga, Ema agakora iyo bwabaga, nanjye nkagerageza ibyo nshoboye, Nyangeza akagerageza, twese tukagerageza, ariko tukaba tugifite abantu batari kubona Yesu, ahubwo bakumva ibindi bintu, bakumva andi majwi. Elebo shakitara bimandovaya, Holy Spirit arababaye. Reza kita shimandovaya sini, Zelebo shakitara baya, Yer arasiki ya bimandoshaya, Lebo sasi, Efeso 3:12, ngo muri we nimwo duherwa ubushizi bw'ubwoba tubiheshejwe. Muri we niho duherwa ubushizi bw'ubwoba, muri we niho duherwa ubushizi muri we niho duherwa ubushizi bw'amanga ngo twegere Imana dushize ubwoba tubiheshejwe nuko tumwizeye. Shaka ijambo rya Kristo rigwire muri twebwe, rifite ubwenge bwose. Icyo tugiye gusengera, ijambo rya Kristo rigwire muri twe. Paulo avuga ngo Mana ubahumura amaso. Eboshaya mu gitabo cya 2 cy'Abami, Elisa abonye umugaragu nama Gihazi uburyo ari kuvuza induru, ngo nuko abonye ingabo z'Abasiriya, haravuga ngo Mana ngo humura umugaragu wawe amaso, yitegereza arebe. Gihazi arahumuka, aho yahumukiye ati baba we, amarira narizi yo nza kuba narahumutse, sinza kuba narize, ingabo ziturinze zifite ubutware kurusha imbaraga, kurusha ingabo zaduteye, cyama abantu bagahumuka. Tugiye gufungura mikrofone zacu, ntabwo nenda gufasi, tuzafata umwanya twongeye tuganire. Tugiye gufata umwanya, tugiye gusenga, turasoza n'iminota 45, tuyokoresha iminota 12 yose kugira ngo nange n'umwanya baza gushima bashime. Tugiye gukoresha iminota 12 abantu bafungure mikrofone, fungure mikrofone, abantu amaso y'imitima y'abahweze ahweze. Lebo shakita na bimendova sikia bemandozaya, Belezakia bimandoshaya. Tugiye gusenga, ijambo rya Kristo ribe muri twe rigwiriye, tutanyeganyezwa n'imiyaga y'uburyo bwari bwo bwose. Lebo shaya, shomeri burazi induru zikavuga, ko umuntu yabura ari ikibazo kikavuka, ntabwo bivana icyo Kristo yaduhereye icyo twaye muri we. Oya, je mitekereza izo strong hold zose tugiye gufata ibitekerezwa mu mitima yacu byose bitajyanye no gushaka kwa Kristo. Lebo shakita na bimandosaya, bibe destroyed, turimburi uburyo bwose Satani akora. Abantu bakwiga imyaka agenda ikaba imyaka, nyamara uko ijambo ribibwa umwanzi akabibura mu cyimbo cy'ukuri agashyiramo ikinyoma. Paulo avuga atinya yuko yanzoka yoheje Eva kamwohesha uburyarya, ariko n'intekerezo zanyu zizayobywa. Abantu benshi intekerezo zabo ziri kuyobywa. Ikibazo twagiye tugira cyo kutitandukanya, twagiye twigishwa ariko abantu muraguba kuba connecte n'inyigisho zipfuye zikangije imitekerereze yanyu inshuro nyinshi cyane. Mukaguba connecte n'ubuhanuzi bupfuye bwagiye buvugwa n'abahanuzi mu buryo bw'amarangamutima, mukamukifite nk'ukuri. It's a time to destroy ibyo binyoma byose kugira ngo abana b'Imana Lebo shakita la bimandovaya zene kotarabaya. Tugiye gusenga, mufungure mikrofone zanyu. Data twese mwiza,
Thank
Amen.
Amen. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Amen. hallelujah. Amen. 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 Oh, Jesus. Oh, sorry. Imana ishimwe kubw'uyu mugoroba. Papa Freddy uri umugisha. Reka dushyire mikoro zacu tubwire Papa Freddy ngo ni umugisha, kandi iyo tuvuze umugisha ni umugisha cyane Papa You are blessing, Papa Freddy. warahezagiwe. Amen, 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 amen. Uyu munsi niriwe umutima wanjye nyine uri heavy kubera ibintu bimwe na bimwe nyine mba numvishe, ariko Papa Freddy urakoze cyane kuvugisha abantu b'Imana no kumvugisha. Ndabizi yuko abantu twe dufite questions nyinshi mu mitima yacu. At least today we've had something. We are encouraged. Ndabizi yuko tudatashe nk'uko twaje, kandi muri byose Kristo ni umwami wacu kandi niwe twirata. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Amen. Keretse niba hari umuntu ufite ishimwe, naho abantu nka babiri bafite ishimwe bakazamura ibiganza niba bahari. Okay. Amen, amen. Imana ishimwe. Okay, better. Beta naguhaye umwanya. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Amen, amen. Amen, amen. Ibasha gukora ibiruta ibyo dusaba, ikabiduhana n'umutima ukunze, tugahora tunezerewe. Ibasha gukora ibiruta ibyo dusaba, ikabiduhana n'umutima ukunze, tugahora tunezerewe. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Amen, amen. Imana, He is able to do exceedingly abundantly above everything that we think or ask. Wow. Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana yuko ndi blessed cyane cyane. Ndashima Imana, oh my Lord, leko shataria mande seterebo. Ndashima Imana ko I am so blessed. I am so blessed. I am so favored. Ndashima Imana ku bwa Kristo uri muri njyewe n'ibyiringiro by'ubwiza. Ndashima Imana kubw'umunezero utarondoreka. Hallelujah. Reko Hallelujah. Oshaya. Hallelujah, hallelujah. Ndashima Imana kubw'umunezero utarondoreka pe. Simeruka kubabara. My God, every time mba ndimo guseka nta mpamvu nyine ifatika iri aho ngaho, ariko just the joy. Ngo the joy of the Lord is my strength, my Lord. Hareko shataya. Ndashima Imana kubw'umunezero yampaye, umunezero mwinshi pe. Ntabwo nzi agahinda, like singaheruka, nta nako nzigera mpura nako. Mana we, kuko byose bifatanyiriza hamwe kunzanira ibyiza muri Kristo Yesu. Mana, ndashima Imana kubw'uwo munezero pe. Ikindi ndashima Imana ko sister wanjye asoje. Amen, amen. Yego, sister wanjye asoje kaminuza. Yego, nishimwe rikomeye cyane numva mfite mu mutima wanjye. Wow, Imana ishimwe yabanye nawe kuva from the beginning, kuva muri primaire kugeza n'ubu ngubu. Hari aho yahuye n'ibintu bagendaga bya witchcraft, bigatuma nyine
agira disturbance mu masomo ariko ndashimana yuko asoje kaminuza afite bachelor degree kwa gatanu afite graduation ndashima Imana pe ni ukuri nishimwe rinyuzuye umutima haleluya haleluya rekosha Yesu cyane ndashima Imana yuko afite agakiza yarakijijwe n'umwana w'Imana ndabyibuka mu myaka ishize twajyaga tuganira najyaga ngerageza kumuganiza ku ijambo ry'Imana umva nkamwiruka inyuma ndi kumubwiriza ariko finally birangira akijijwe ubu yuzuye n'umwuka wera she speak in tongues nyine like ubuzima bwe bwarahindutse haleluya nyine iyo mbibonye mbona it's not intervention of man, it's God's intervention. Bitewe n'ukuntu byajyaga biba bimeze nkamwirukangana ndi kumubwiriza ijambo ry'Imana nkamwiruka inyuma rwose nkamwirukaho akambwira ngo mva reka kunyirukaho rwose winkiraho pressure ariko still gusa Imana yarabikoze pe yabonye agakiza n'umwana w'Imana yarahindutse ijambo ry'Imana riri kuba rooted muri we imva uko twiga gusenga bigenda bihinduka Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane ikindi ndashimana ko nyine like i providinga byose for ibyo dukeneye ni ukuri Uwiteka the Lord is our shepherd we shall not want ntacyo tuzabura Imana ishimwe cyane ikindi nshima Imana uyu munsi mfite amashimwe imirimo Uwiteka yakoze ntabwo irondoreka ni byiza cyane ni myinshi sinayibara ngo nyirangize ariko ikindi nshimana ndashimana kubw'inshuti yampaye mu buzima haleluya izo nshuti rero Mana yanjye we ni inshuti zo muri Kristo Yesu ndabishimira Imana oh my God inshuti muganira ijambo ry'Imana mukasendinga in the spirit mugaspeakinga in tongues muri kuvugana my Lord ndashima Imana ko yazimaye I don't take them for granted Imana ishimwe cyane ndashima Imana ku bwa fellowship iyi fellowship rwose ni umugisha kuri njyewe sinzi uko nabivuga ndashimana kubw'uyu mwaka wa 2025 rwose wabaye umwaka wanjye wo kwiga byose mu buryo bwose pe ndashima Imana kubw'uyu mwaka so ikindi ndashima Imana kubw'inshuti yanjye yitwa Diane ni ukuri nyine Imana yaraduhuje hari ukuntu tujya tugeza nka 9:00 z'ijoro turimo kuvuga gusa nta kindi kintu turimo nta da telefone just turimo kuvuga tukavuga ku ijambo ry'Imana tukavuga nyine like ubuzima buri muri Kristo wow it's a blessing ibaze ariko kuryama 9:00 saa 10 za mu gitondo ufite akazi utari no muri phone just uri kuvugana n'inshuti yawe muganira mystery wow what a blessing my Lord lekoshataya hallelujah sinzi ukuntu nabivuga ariko ndashima Imana yambresize imigisha yose yo mu gakiza k'Imana wow Kristo araryoshye ni ukuri ibimwuzuye byose nibyo twahawe Mana we shakara baba umva ntabaraza hano ariko mwumve ngo ndishimye ndashima Imana kubw'ubuzima bwo muri Kristo Yesu mukomeze mutumbire Yesu wenyine niwe banze byo kwizera the favor is upon you the grace is upon you hallelujah Mana we sibizi Imana yumve ko nyishimye murakoze cyane hope komeza uri hariye mu mikorere mu mivugire uri umunyakuri uri hariye mu mikorere mu mivugire uri umunyakuri urampagije uranyujuje urampagije Yesu we uranyujuje haleluya ndashima Imana kubw'uyu mugoroba nshimye Imana ko ari Imana yacu kandi ari Imana nziza
Imana ishimwe cyane ndanezerewe mfite ibyishimo byinshi cyane byinshi uyu mugoroba ndanezerewe my God Imana ishimwe ko twinjiye ku ntebe y'ubuntu bw'Imana Imana ishimwe ko Kristo Yesu yadukuye mu butware bw'umwijima bwose Imana ishimwe cyane ndashima Imana ko yankize muri blessings zayo Mana we tukaba dutuyemo ziri abundant Imana rero yo mu ijuru ishimwe cyane ndashima Imana kubwo kwiga gusenga tukaba tukiri no kwiga gusenga Imana ishimwe kandi biri effective ntago nzi nimba mwumva ikintu kiri powerful ariko ndashima Imana ko uyu munsi dusenze kugira ngo abantu bamenye ijambo rya Kristo ku buryo bwuzuye icyo kintu cyari kimbabaje nanjye kimangayikishije numvaga nanjye umutima nyine ushaka icyo kintu ariko tubonye umwanya uhagije wo kugisengera numva ndishimye Mana we numva ndishimye numva abantu bagiye kujya bagenda bacana bamurika kubw'ijambo rya Kristo rigiye kugushayininga ku buzima bwabo yego kuturajya tugenda tweze tuburiya tushayininga wagira ngo tunyenyeri Imana yo mu ijuru ishimwe ko umucyo wayo uhagije rwose kandi ijambo rya Kristo ari rizima kandi rigiye kuba manifested ku buzima bw'abantu benshi cyane Imana yo mu ijuru ishimwe murakoze amen Imana ishimwe cyane hari ukuntu Imana itwuzuza ibyishimo nkumva nanjye ndanezerewe cyane Imana ishimwe ku bwanyu mwese kandi njye nzakomeza mbabwira ntisinzabihindura muri umugisha kandi muri umugisha yego kandi n'umugisha iyo umuntu abarebye umugisha arawubona ibyo rero muvuga ngo ntabwo muri kureba imigisha itabageraho sinzi ibyo murimo ariko njyewe ndababwira yuko muri umugisha kandi n'umuntu iyo ababonye abona umugisha ubarimo amen so nanjye ndashima Imana kubw'ibintu byinshi tugenda twigira ahantu njye hari utuntu tumwe na tumwe njya mbona turi guhinduka mu buzima bwanjye nari umuntu upanika Mana koko n'ibidapanikingibwa byose njye mpanika ndi umuntu uzi ibintu ariko nyine niyo naba mbizi njye nabaga ndi kuri panic n'isubu biragenda bite what next nyine nabaye nyine perturbed like ndikubaza Mana koko mama ararwaye what next nyine ibintu byose nkabihangayikira ariko bene dareka mbabwire these days na lecture yambwiye ngo nta manota arama ndamureba gutya nkavuga nti wowe urabizi you will give me my marks by uko crook I don't know but you will do it nyine mfite umutuzo mfite nyine ndi muri bwa buruhukiro nanjye sinzi ni ukuntu nimereye ubuzima bwanjye hari umushiti wanjye dukunda kugendana nkunda kumbwira ni sometimes I don't understand myself kubera yuko mba ndi kureba ubuzima nkavuga ni I don't know what happened nabonye buracya burira nyine nkavuga I don't know someone is like driving my life hari umuntu nyine uri kugenga ubuzima bwanjye bukagenda nyine ukuntu nari kumenya ibintu bikikora nabizi neza akanseka ariko reka mbabwire ukuri kuva namenye ubutumwa bwiza my life changed njyewe mbyuka nazi birajya mbere ariko sinzi ukuntu nabibamenyesha ariko I'm so happy mfite amahoro ndishimye njyewe niyo nagira ikibazo muri iyi minsi ndakireba gusa tugasekana tugakomeza havuga ni undi mose kashoboye byose tugakomeza so namwe mugume ejo woman of God yatwigishije kuguma mu buruhukiro bene data hari n'uwambwiye ngo we mu buruhukiro arasinziriye he's sleeping so now you sleep please sleep don't worry ibintu biri ku murongo amen reka twakire pasiteri adusoreze kandi ndabakunda cyane mukomeze mubu umugisha kandi muri umugisha ntakagira ikigukanga ntakagire ngo kubera yuko ibyo uri kubona bigukange Kristo niwe twirata kandi ntazahinduka azakomeza ari Imana yacu muri byose amen amen mwahindutse umugisha cyane Imana ishimwe cyane ku bwawe Freddy tushimira Imana ku
kubw'ibintu byiza, kubw'ubuntu bwayo yakujuje, uri umugisha cyane rwose, kandi udusangiza ubuzima bwa Kristo wakiriye. Imana ishimwe, turashimira Imana cyane kubw'ubuzima bwa Emma, nawe dusangiza ubuzima bwa Kristo buri muri we. Imana ishimwe cyane, mureke dushimire Imana. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Byari biryoshye cyane iyo tubivuga nko mu Cyongereza, nuko hari bene data ba mu Cyongereza kigora, ariko the Lord is your shepherd, you shall lack nothing. Hallelujah. Nta kintu na kimwe uzakena mu izina rya Yesu, kuko akuryamishije mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, niwe ukujyanye iruhande rw'amazi adasuma, niwe ugusubije intege mu bugingo bwawe, niwe ukuyoboye inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Haleluya, shout haleluya cyane. Naho wanyura mu gikombe cy'igikuru ntabwo uzigera utinya, ntugatinye. Haleluya, reko shataya evele koradaba lemantelezanamando, ntabwo uzatinya kuko ari kumwe nawe, kuko umva impamvu, n'ishimbo ye n'inkoni ye nibyo biguhumuriza amanywa na nijoro mu izina rya Yesu, kuko agutunganirije ameza yawe mu maso y'abanzi. Satani imigambi ye ntabwo ishobora kugira ikigutwara in the name of Jesus, kubera yuko ari munsi, he is under your feet, because you have overcome with Jesus in the name of Jesus. So he prepare your table in the eyes of your enemy in the name of Jesus. Kandi ni ugusiza amavuta mu mutwe, he anoints your head in the name of Jesus. Igikombe cyawe kiraseseka, your cup is overflowing in the name of Jesus. Kandi umva, kugirirwa neza n'imbabazi ze bizakomaho iminsi yose ukiriho. Kandi reka nkubwire, nkwatureho uyu mugoroba ngo nawe ugume mu bwihisho bwe, muri presence yiwe iteka ryose. Amen. Let the people of God shout cyane hallelujah, hallelujah. Nta kintu uzigera ukena, kuko ibyuzuye mu isi byose nibyo Uwiteka. Haleluya. Kandi isi n'abayo bose abo Uwiteka. Amen, amen, amen. Haleluya, haleluya, amen, amen. Ibintu byose ni ibyawe, Kristo nawe n'uwawe, nawe uri uwa Kristo, kandi Kristo nawe n'uw'Imana. We all submit to God Almighty, so we enjoy the rest, we enjoy the presence, we enjoy everything that we have in Jesus. Amen, amen. Shalom, shalom. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera ibane natwe twese na bene data bose n'ibihe bidashira. Amen. Dukomeze twinjoyinge gusenga. Ejo saa sita tuzahurira hano turi gusenga. We will enjoy the presence of our Father. So ejo ntuzacikwe, kandi urarike bene data baze dusengane. Ndabizi ibi byishimo, umunezero muri Kristo Yesu dutahanye bizatugarura ejo amasaha. Umva, ejo nanjye nta shuri mfite, zaba ndi hano tuzasenga. Umva, niba ukumbuye ibihe byo kwisanzura mu masengesho, ejo saa sita zuzuye zaba nafunguye urusengero. Tuzaba twazamutse. Hallelujah. It's gonna be fire. It's gonna be fire. Good night. Shalom, shalom. I love you so much. Shalom, shalom. We love you. Shalom, shalom. So beta we ndumva urejo cyane kabisa. Umva nanjye numiwe. Shalom, shalom. Shalom. Cyane rwose ahantu mwankize.